hari umuntu wagaze unkubita rimwe ryonyine hari ikintu cyaje kumubaho kibi baje kumuca akaboko umuntu ndi umwana afite ndi mutoyi yakubita iki se nijoro twiseguye tugasanga twiseguye inzoka nge na musaza wanjye muri dushe y'umuntu ari nzima tubyukaho gutya tubona irigoroye iragiye Erega ngiye nakubwiye ko nari Mayibobo y'insirimu Patrick. Wari Mayibobo y'insirimu? Insirimu iraho kubw'impamvu. Ndeka mbwira akantu kambayeho ndajya nibagira. Tukira abana iwacu ntago twajyaga turya inyama kubera ubukene. Patrick nkunda inyama ubundeba. Nje nzikunda birenze ku urwo rwego rw'abashi. Nje nkunda inyama cyane. Ngenda ahantu ku baturanyi batetse inyama. Bampa nsangira n'abana babo nyine bampa ku nyama nyine isosi irimo inyama turarya n'ubugari bandi barakaraba ngiye nanga gukara ndavuga ndagenda numvishe bro wanjye muhumurize ko nagenda ngeze turyamye n'ijoro ngati Jeremy umva ngiye nari inyama kwa runaka karono akantu kaje kumbabaza n'ijoro nyine n'ijoro narasinziriye mfata gutya nyine kwibere imbeba ziraza zindira agashati kanjye nagiraga naraye nambaye uko imuko yibera ibimeze najyaga ngenda mu muhanda imuko y'umukobwa yanze ndavuga ati izi ni inyama zarikoze mu bantu inzara yariye ndi uwa mbere Patrick ubu nakubwira amazina y'inzara nayahe n'injoro ntiriki ku manywa abantu bose ubona ari abagome. Hello people, nizere ko mumeze fresh sana. Nizere ko mumeze neza cyane. Noheri nziza, Noheri yo yararangiye. Umwaka mushya muhire ahubwo. Umwaka mushya muhire wa 2023 kubakurikirana BigTown TV. Mwese aho muri mu bice bitandukanye. Nitwa Patrick Nabaye ikaze mu biganiro byacu bigiye bitandukanye. Turi kumwe n'umumama. Umurusho kugira ngo assalamu alaikum ariko bikarangira utari mu Islam. Amakuru yawe se? Amakuru ni Tuguhaye ikaze kuri BigTown TV. Murakoze cyane. Biracamo. Cyane. Ni wane. Naribi. Abo ngubu agateri murimo gukunda nakaye. Ndetse kani wane. Oyo agateri mekajya kakuzamo. Agateri bagakunda. Cyangwa utuntu ukunda gukoresha nyine turahunga dusanzwe. Mbona kani wane ukuntu kaje ushobora kubona n'usanzwe gakoresha. Nje ngenda nducikaho ubwo se nkarakagiye yumva mama bari gukoresha utuntu tw'udutera imbere ufite abana kandi batoye bafite imyaka ingahe ahubwo bazajya bazikubwira izo slang uwa mbere afite imyaka 4 uwa kabiri afite imyaka 2 afite imyaka 2 2 okay urumva abana basigaye bacanye ku maso ahubwo abana rero bazajya bazikubwira izo tere urugero ngubu buraki ejo ndakazabona akajya nko kuri YouTube akabona nka mama ari kuvuga utuntu tw'uduteri agati mama yarije yaratwikaga kikomereza okay mama yari niga yibutsa abantu ukuntu witwa twitangira ikiganiro cyacu ni niyo mukiza Josepha wa mu mama w'Irusizi yego umurenge wa Bugarama Bugarama Irusizi ariko ngo ni kure bya hatari bajyaga bahita muri Rwanda be kubera ko ari kure cyane kure bya hatari cyane ugenda amasaha 7 wicaye mu modoka ni menshi cyane kabisa ntago ukumbuye umugabo ariko bo cyamamare cyawe ntago ugikumbuye ntago njya mara igihe inza nijoro ngataha n'ubundi n'irindi okay urumva nijoro saa 5 z'ijoro ngashyika hano saa 11 za mu gitondo ukaza konyakanya na saa 5 n'ubundi ngasubiraho saa 5 z'ijoro ntago umunsi umwe aba ari munini cyane ariko ndamukumbura cyane urumva ntago mama abaguhamagara urumva bakomeza ukamureba buri kanya ase ntago abaguhamagara bati ko nagukumbuye yarampamagara gati nagukumbuye kandi wabona utakumbura abana cyane abo bakumbura umugabo ngiye nikumburira umugabo wowe kumbura umugabo kuki udakumbura abana se abana se kuba barahawe n'umugabo ugomba gukumbura umugabo azi icyo kibazo nigeze kukibaza umuntu wazanye hagati y'umugabo n'abana bahitamo icyamwe ugahitamo umugabo uhitamo umugabo umva urukundo rw'abana ziko rwashize oya si ugushira ntabwo ari ugushira hari nk'umuntu Patrick nk'ungu ugasanga nk'umuntu w'umugabo aravuze ngo ari ukugira ngo mama wanjye apfe ngo umugore wanjye yapfa imagine vrai mbese we hapfa nje hapfa ba mama icuma ahubwo umugabo wanjye agasiga nanjye burya rwose uwo mudamu yagenda imana yora aya Patrick biraga nyine mbese nakabura nikaboneke bavuze iki byo birabireba nakabura nikaboneke n'umugabo
Okay, Joseph niyo mukiza. Usengera hagana he? Murangirikane. Utuntu twakubaye ukiri umwana utajya wibagirwa n'utuye. Utuntu twambaye nkiri umwana. Utubi n'utwiza. Twose nari. Reka mbwira akantu kambayeho ndajya nibagira. Tukira abana iwacu ntabwo twajyaga turya inyama kubera ubukene. Patrick nkunda inyama ubu ndeba. Apana no nje nzikunda birenze ku urwo rwego rw'abashi nje nkunda inyama cyane. Reka wazikunze ko kutazibonaga se ubwo tugenze bone yerekana ishumbusha ko ntazibonaga no kambwira akantu kegeze kambaho. Ngenda ahantu ku baturanyi batetse inyama nsangira n'abana babo nyine bampa ku nyama nyine isosi irimo inyama turarya n'ubugari abandi barakaraba ngiye nanga gukaraba ndavuga ndagenda numvishe bro wanjye muhumurize ko nari inyama avuga ati ningaraba ntago ndi bumwemeze nagenda ngeze turyamye nijoro ngati Jeremy umva ngiye nari inyama kwa runaka ako kantu nyangibuka ndi mu nzira nkaraseka kujya inyama byabaga ari amateka none akantu kaje kumbabaza nijoro nyine nijoro narasinziriye mfata gutya nyine kwibere imbeba ziraza zindira agashati kanjye nagiraga ari naraye nambaye uko imuko yibera ibimeze ariko nagira gakonye umva n'ubuzima bubi kuzabona indi kandi byabaga bikomeye icyo gihe byabaga bikomeye umva najyaga ngenda mu muhanda imuko yanze ndavuga ati izi ni inyama zarikoze mbese imbeba zayiriye umunsi urya inyama uwo munsi nanze gukaraba urumva nanze gukaraba kugira ngo nze zikurikiye intoki nahakoze ziraza nyine zirya umuze uko intoki zakoze nta giceri cyo kukadodesha ntaki naje kubona kandi zahize niko kantu kambayeho nta kazi no se bakunda kwitokira umwana mu bwana bwawe ni Jose gasirino amakobwa ni Jose nakubonye wumva wakuze ahubwo uri umusirimu wowe abantu usanga bafite utuzina twa kera kwa Macibiri kwa Makobwa ibintu nk'ibyo ba Nyirabasare oya ngewe ari Jose okay ndi fresh sana hari ukuntu kera umuntu ajya gusenga bamukuru cyangwa kera hari ukuntu umwana yabaga babonda batarahisha akaba yisinzirijeho gakeya kaza kumukubita nk'agashyi wapakanga ariko yumva ajya bazi kugira ngo ku meza itabyuka byakubayeho njye ntabwo byambayeho kubera yuko twabaga dushonje cyane ntabwo iyo mikino njye nari kuyikina sinari gusinzira nabaga ndi kuneka ahubwo nkanacana vuba ngo bishye wumva ubibonye nka rimwe mu minsi 3 cyangwa 2 iyo mikino waza kuyikina wapi byabaga ari umurenga ntabwo iyo mikino njye nari kuyikina kuko twebwe twabibonaga kuri mana mfasha mu bantu inzara yariye ndo wa mbere Patrick ubu nakubwira amazina y'inzara nayahe ninjoro ntiriki iryo ni izina ry'inzara urumva iryo ni izina ry'inzara ku manywa abantu bose ubona ari abagome iyi nzara iri kukurya kandi ukabona bo bahaze urumva nuko nijoro niriki ariko inzara ngo ya nijoro ngo niyo iryana iryana byahatari kubera ko kurusha ko manywa nijoro kandi uhita usinzira wasinzira gute inzara iri kukurya ibitakuriye inzara ya nijoro ntabwo ushobora kubona ibitotsi ahubwo inzara ya nijoro niyo waba uryamye kuri Dodoma imeze gute hazamwe ibiheri imbaraga zikaza inzara ya nijoro ibikakurya ibirenze inzara ya nijoro inzara ya nijoro ituma ibisimba bikurya utazi iyo byaturutse ukajya wumva washashe nabi nari nzi ko umuntu ahita asinzira reka inzara ya nijoro irakatsindwa ku manywa uba uri kubona abantu cyangwa ukajya n'ahantu wenda bihiye ukaryaho wahura n'umumbati nk'iyo mu giturage wahura n'ikijumba ukagihekenya urumva wabona ahantu imyumbati yanitse ukawutora ukawuhekenya sasa ninjoro urakura umumbati hehe nose hari iminsi ugeze kuburara ikurikirana njyewe negeze mburara kane gakurikiranyije ariko saa 6 turya uwo mumbati nyine wawutoye
ukawuhekenya apana kwicara ngo ushyire amaboko ku isahani ngo urye ibiryo bitetse bihiye reka ubwirirwa ukanaburara ubona umwana muri quartier agashona kukumbati nawe akaguha orasiyo y'umunsi kabirabonetse iminsi ariko nta kintu gukora gusa ikintu wabasha gukora ntoso umwana wawe ukora icyo uretse nko kujya wenda gutashya cyangwa kuvoma ibintu nk'ibyo muri sikora abantu ibintu ujye ubona ukabona ni nk'umurengwe n'ibi hari ibintu umuntu akora wareba atekereza nk'ubuzima waciye ukabashaka umurengwe ibintu njya mbona nkabona ari nk'imirengwe hari ibintu ndakunda mu buzima nko kujya ngo mu nimba ari amaburadi showa za baby showa wapi mbabona ibyo bintu ari nk'umurengo cyangwa se ngo amanuza ibya bindi by'iminsi wujujeho iminsi anniversaire ngende mbyibuka harenzeho nk'itariki 5 nararya umunsi w'amavuko ugera utabizi ntabizi ko ariyo tariki iravukiyeho nuko umuntu yakase ngo keke kumva ni ibintu ngo keke ngo iwabo ngo bamukoreye ikirori ngo kubera ngo yujuje itariki y'amavuko aha nishobora byose imyaka yose ufite rago uragira icyo kintu nta na rimwe ndibuka ngo nujuje itariki y'amavuko uyu munsi ugibuka iminsi irenze urumva yego bamugana ukabona mbese nta mudamu n'abadamu bajya gutumira muri za bride show njyewe niyo bantumiye ntago nabijyamo kuko mba numva reka nkubwire ibyo suguheranwa n'amateka aho yasuguheranwa n'amateka reka nkubwire invitation nuyimpa y'ubukwe nzagutwerera ubukwe bwawe mbutahe nta kibazo mariage ariko ngo tugende ngo tugurenga amabasenga ibitenge ko tuze ngo twirirwe ngo duceza ngo imiziki ngo abagore ngo bakoze ngo brad show rego ubuzima ni bugufi oya nago nje mbese ubwo nta birori wowe ujye ufite iwawe uretse ubukwe gusa uretse mariage nta bindi birori ngewe ni wawe nta birori bijya bihaba umwana yojuje ukwezi mu kwa anniversaire byabire gutabonaga nkabikorera umwana wanjye none se umwana wawe sinekega ari ikintu cya dande cyojya ntago njya mbeshya ntago ibyo bintu ndabyibuka wenda wasanga ari uko aba ari ubukene agafaranga nikaboneka nanjye wasanga nzajya mbikora simbizi ahubwo navuga ati wenda ikintu nabonye umwana wanjye agomba kuzakibona niba anniversaire utarayikoze umva nkubwire Patrick ntago nize umwana wanjye aziga na anniversaire bagukoreye umwana uzayimukorera nimbona ninkira gutya aho wapi ndacyari ngo nizubugome ubwo umwana wawe nawe ariko we ku munsi w'amavuko ababizi urabimwibutsa cyane urabyibagirwa wenda nkuko utacizaje umuntu afite smartphone uhita ufata nyine agafoto kiwe umunsi mukuru w'amavuko muhungu wanjye we ntabwo ujya wipostinga se njye mbyibuka byararangiye ese upaturo kuki atakwibutsa bayibereye muri rwinshi ntabwo nari wamurenganya umva hari n'abagore babotse igitutu abagabo babo abagabo bakabikora kuko atari uko babikunze ahubwo ari igitutu ngo uzankorere bidi mu byita bidi ngo uzankorere bidi ngo ibiki n'ibiki umva ariko uzi n'icyongereza kuko wivugisha ngo ibiki n'ibiki kandi numva urimo kubivuga neza ngo ibiki n'ibiki ubushize watubwiye kuko uzi icyongereza ariko uzi icyongereza uzi igiswahili uzi n'igifaransa n'ikinyamurenge uzi n'igifaransa n'igifaransa urakizi tuvugishaho mu munota uzi indimi nyinshi reka uzi indimi nyinshi mbese wazigize gute ku muhanda street uhigirira inga bose amuhangre akamugana ko ntabwo wakaburwa ngari ubwiye mu gifaransa mu gifaransa no speak France bastubwiye kuzi igifaransa navuga izina ryanjye nkavuga ko ndwaye je malade ariko kurya wapi manje bwira nyine boss bwira boss twumve ko wenda uhuye no mu Bufaransa uracyari ku muhanda tugaruke ku muhanda urabwirirwa ako karanjabutse ako karancitse boss manje gusa niba uvuze ngo boss ndarya boss tive manje tive akira nairingara mubwire muringa we petit mwiringara oya wereka mvugira ingara iryonzi we petit ubwira boss ye gusaba iryo wereka mvugira ingara okay fine petit yakawa pombe azakitoko ubwo uvuze ngo iki se pombe azakitoko inzoga iraryoshye ese ugeze unywa inzoga
inzoga nanyweyeho ni rwa bitoki urwarwo kera nyiri umwana ariko mere azawapi niringara mere azawapi mere azandanako mere ari mu rugo mama wawe ari hehe mama yagiye mu rugo asikamo bajyana nk'igifefeko oya ntanga so barajya kanga igifefeko azawapi azawapi ese ubu ushyizemo igiswahili nusese abakongomani barabivanga nawe usuza igiswahili idonzi ni ibikongomani ibyo ni by'ibiterateranye by'igoma chef nilikusherishe nikakumake nikakutafuta nikakukosa nikakukosa wapi nikakukosa nini kandi Patri nawe ntunyemereho nta giswahili uzi wanjye ntacyo nzi nta rurimi na rumwe ngenzi uretse ikinyarwanda n'icyongereza oya nacyo ni gake aho ngaho nge ndimi ndazizi da urazizi kabisa kuncisha ku mupaka ubu ntabwo wabwirirwa ntabwo nabwirwa umukira paritse ara give me money ese bane ukiri ku muhanda abantu bajyaga babaha amafaranga cyangwa n'ababakubitaga hari umuntu wagaze unkubita rimwe ryonyine bigenze bite bari bafunguye amashuri nyine urumva ngombaga gukubita abana bo mu isoko kugira ngo bajye ku ishuri arankubita urushyi ndababara ntabwo ujya urwibagirwa ntabwo njya ahubwo disi hari ikintu cyaje kumubaho we yaraje nyine kwa kundi bakubita abana bo ku muhanda hari ikintu cyaje kumubaho kibi baje kumuca akaboko umuntu we yaragukubita iki ndi umwana afite ndi mutoya yaragukubita iki se nyine yaragukubita abana bo mu isoko nyine Mayibobo twamuteye umwako umva nimba ari nge simbizi gusa rwarambabaje nako sintera umwako nirwo rwamukurikiranye sintera umwako noneho naje gushiduka mbona baramuciye akaboko nshaka kumbwira ati uribuka igishi wankubise ati nabamucunagoje ndamureka mpite mbwiriraho n'abantu bajya bakubita abana bo ku muhanda ibyo bintu mujya mukora ntabwo ari byo cyangwa ukamusuzugura uyu mureba hano yari umwana wo ku muhanda none yaragafashe ntabwo ndagafata bareba icyanguri ntabwo ndagafata ariko nzi neza ariko nanone bitandukanye n'icyo gihe biratandukanye kuko ubu ndoga icyo gihe sinogaga ubu ndamesa icyo gihe sinamesaga ubu ngubu ndyama ahantu hashashe icyo gihe naryamaga muri brodire cyangwa mu bizu bituzuye urumva harimo tafauti harimo majabu tafauti umuswahili harimo tafauti uko nawe ukagowekamo reka dutuye ku mupaka mimi najua Kiswahili sana mimi nasalimia Wakongomani wote nasalimia Warundi nasalimia Wagande okay hari ijoro utajya wibagirwa igihe wari ku muhanda kujya vuga ati iri ngiri ryo nabonaga butari buke kabisa nijoro twiseguye tugasanga twiseguye inzoka nge na musaza wanjye muri dushe y'umuntu twaraye muri dushe y'umuntu kandi niyabarya ntago yaturiye ari nzima tubyukaho gutya tubona irigoroye iragiye vuga ati Imana ko kibaho irema ikimugiremera n'ikibando noneho hari akantu ngo nigire kumva ngo amapfa itera naho bahahira Imana yabumbye umunwa w'inzoka ntiyaturya tuyiryamaho turayisegura neza nge na bro buracya mu gitondo abana b'imihanda turibyukira turagenda dukomeza urugendo kandi ubwo ninjoro twaragarutse turaharyama mani utagira ngo twarahatinye ariko hari ikintu nyine numva ngo bari abana bo ku muhanda bana nabwo bajya barwara Imana irabirindira kabisa irambeho yose urambuye yose ngewe ubundi kuva navuka uretse kakaboko narwaye ntago ngiye barantera ntabwo wakarwaye narakarwaye nyine ndi uruhinja ntago barantera urushinge rwo kwa muganga ngiye njya nterwa urushinge ngiye nko ku gipimo cy'inda nkajya kwa muganga ngiye kubyara ngiye sinjye njya kwa muganga kwivuza bari abana Imana irabirindira kandi na musaza wanjye nuko bari abana bo ku muhanda tuba dufite ubudahangarwa bukomeye cyane murinzwe kabisa kandi ntacyo kwifubika baba bafite imbeho bari yose wapi se wakifubika iki urumva nta kwifubika nta gusasa ukabona irabyutse mu gitondo irigorora isubira mu mwobo wayo ntabwo umutima uhita ubavamo Patri hari ubuzima ubamo ukamera nk'aho umutima
umutima utakiwugira. Reka nkubwire nk'urugero, ubushize nababwiye ukuntu narwaje mama imyaka 3. Bya bitaro yaguyemo by'imibirizi nabimurwarijemo ibyumweru 3. Hari i Kigali ntago nyizi, mba nkugereranyije nk'i Kigali. Hari ahantu kure cyane washoboraga kugenda nk'amasaha 5 n'amaguru. Noneho najyaga mva aho ngaho imibirizi nkajya gukorera amafaranga muri Kongo ahantu bita mu Gatogota. Ubwo abantu nyine birusizi bahita babyumva. Noneho imibirizi ni ahantu h'amatongo. Ushobora kugenda ninjoro ukumva ubwoba bya hatari. Ku bantu bemera ko ibintu by'amazimu bibaho, ukumva ibintu ukabona nk'umuntu ariko kugenda imbere muremure utazi igaruriro ryiwe muremure cyane. Nje ibyo ngibyo byose abantu kambwira ati ujya uca aha hantu nijoro ati tisha nawe uri ikindi kihebe. Gusa hari ubuzima ubona nyine nta kuri bubigenze. Buriya muntu ukubwira ngo ibintu ntibishoboka aba afite nyine undi muntu uri buza akabimushoborera. Nibishoboka ntagibaho. Ibintu byose birashoboka. Uri nibishoboka ntabwibaho. Ntagibaho gutese. Ni gute nguvuga ngo ibido ry'amazi nturi burishobore kandi nta wundi muntu uri buri guterura. Ko nko muri myaka 5 yakwikora inje kandi nuko ntabwo uguraza kwiyaranje ufata akabido gato ujye ugenda kuyavoma uyasukamo. Nyoko buje azayasanga cyangwa se mukaswa. Pakinjerekani yose. Pakinjerekani y'amazi ayibonye uvuga ngo ibintu ntibishoboka gute? Ufite jere n'ujye ukunda kumbwira ngo ijosi ndi kurinaga. Ufite wanaga ijosi bwira rinaze kare. Kandi kera ni warinaga. Kare. None urarinaga ko ufite uwo risanga. Urumva? Cyane byose ko ari umurengo. Ibintu byinshi aba ari umurengo. Urumva? Batireka nkubwiye. Uzi nko gufata ibishyimbo ukabitekesha ibishwa by'ibishyimbo. Urumva? Ibishyimbo bigashya. Ubwo n'ubuzima tuba twaragiye ducamo. Tugaruke ku muhanda. Hari silenga ariko z'abasaza ziba ziri ku mihanda. Wowe icyo wajya kuvuga imvugo wajya gukoresha uri ku muhanda se? Imvugo najya nkoresha. Mbo wenda twege iwacu hari mu cyaro. Ari Mayibobo zo mu cyaro kandi nje nkaba ndi ku muhanda kubwo kubura imibereho. Nta mvugo nyinshi twakoreshaga kandi urumva uko imyaka igenda ishira. Ni kwiterambere riba ari kugenda rigira ryiyongera. Wenda reka mvuge ko nge hari hakiri imbere nta bintu bya maniga mani bitesemani ibintu nk'ibyo byari bitari zandagaswe se najya kuzikoresha. Reka nge nakubwiye ko nari Mayibobo y'insirimu Patrick. Wari Mayibobo y'insirimu iraho kubw'impamvu. Nango warahagiye nyine kwera impamvu. Kubw'impamvu nyine kubwo kubura ukugira. Ndetse ako ngwarije barwana nakugeze u Rwanda mazana n'ubu nyenishije sinzi ko byagwa byakuba amahoro na n'ubu umwana wo ku muhanda ugomba kwirwanaho nyine ugasa nk'umuntu agusagaraye mugahita muterurana. Umwana wo ku muhanda uba ugomba kwirwanaho cyane. Hari umuntu mwigeze kurwana se? Ngewe nabaga mfite n'inani yo gucunga musaza wanjye. Abandi bana nibamuhohotera mbe ndi standby. Uhita ukoma umuntu. Umwana wo ku muhanda bafite ugomba kwirwanaho nyine. Nuko utaburi bugenda ubwirema ngo mama ngo runaka yankubise. Urabyimenyera. Niba nagukoma ubwo nyine urirwariza. Ubwo nawe uno gushaka uburyo uri bumutange nyine. Nawe ukamwishyura. Uburyo arajya gutinya ubundi uza abantu batsindwa mu ntambara ubwoba. Iyo wagize ubwoba byange bikunda uratsinda. Byarangiye. Ubwira umwana wo ku muhanda nyine wigira bitabishyiramo akanyabugabo. Kanjira ryinshi. Ese namwe utaranywaga n'ibyo bwenge akanyabugabo kavaga. Ariko umuntu bati wenda ari mu gihari igihayi. Hari ukuntu turera abana tukagenda tubatoza ibintu. Urumva? Wowe uba warakuze nta muntu ukubwira ngo mwana wanjye ngo kurwana nibi ngibi ni bibi gutukana ni bibi ibintu nk'ibyo. Ubwo nyine nimba umuntu aje kwataka ubwo urareba ukuntu wirwanaho tu. Nimba ari ibuye nuko nimba ari ukumukubita ahantu hari butume nimba ari umucanga urunda mu maso ukiyirukanyira ni kwitabara gusa. Intwaro nyine gutabara aho ngaho niyo ukoresha. Kabana bo ku muhanda babayeho. Rero abenshi yarabona batekereza ko umwana wo ku muhanda hanini nyine nawe si umuntu wafite iyo myumvire. Nkuko umugabo utubwiye tuwaducaga akadukubita nyine ugasanga umwana wo ku muhanda umunye wese arakubita. Aba bantu bari bagusabye bavati ribandi
baribeshya cyane abana bo ku muhanda baba barimo ibyiciro bigiye bitandukanye urumva nanjye icyo gihe hari uwambonaga akavuga ati uriya mukobwa ni ibandi ni ikirara ni indaya ibintu nk'ibyo kandi umwana ari hariya kubw'impamvu ziwe z'ubuzima atigeze yishyiramo cyangwa se yikururira aba bana rero mujye mureka kubacira urubanza kuko ntuzi impamvu ari hariya sibyo wasanga ari hariya kubwo kubura umuryango umurera wasanga ari hariya kubw'amakimbirane y'iwabo mu ngo ise na nyina badahuza akavuga ati kugira ngo meze nge mbona mama data kubita mama reka nigendere ibintu nk'ibyo ngibyo inzara ugasanga umwana agiye kujya yiba kubera kubura ibyo kurya iwabo mu rugo abana bo ku muhanda baba bahari kubw'impamvu nyinshi cyane zigiye zitandukanye abana abasore mugenda mutera madamu kanga abana umwana umubyeyi hari ababyeyi baba badashoboye kwihangana akajya atoteza umwana we wakinyenda arabwita amazina mabi abo bagore bamwe na bamwe ndabazi kwiyakira bikakunanira guha umwana wawe urukundo bikamunanira umwana bikazarangira yigendeye ibintu n'ibyo ngibyo kubera ko yafashwe nabi mu rugo nta keya z'ababyeyi yegeze ahabwa ariko rero abana ngo bananira ababyeyi nabo bakajya mu muhanda nta kintu yabuze cyane rwose nyine nakubwiye ngo haba hari ibyiciro byinshi hari n'umwana rero uzasanga iwabo niyo baba batari abakire cyane aba bafite ubuzima bwari bwo kumwigisha bishoboka buri kimwe cyose gishoboka ariko ugasanga nyine kubw'agatima kakaraho uburara kunywa ibiyobyabwenge n'ibindi uburaya se n'ibindi ugasanga nyine abikoze ushobora kuba indaya ufite ubushobozi iwanya ntacyo mubuze cyangwa se munakibuze njyewe ntago njya ncira umuntu urubanza okay ukujya wumva indirimbo yego ubu siri nka kekarimbo ubuharaye mba mparaye njyewe ngira abantu bamwe na bamwe mba nkunze nk'abahanzi yego ubu ni nk'ubu ukunze ubu ngubu mu bahanzi bise nkunda Ama-G the Black arakarimbo koze se mba nzi indirimbo ziwe nyinshi ariko ntabwo nayiririmba nyirangiza ndirimbo gato ntari usi ngo yirangize ko ntazi kuririmba ntabwo uko bishana wese undi warimba wowe nk'uwabigize umwuga ntabwo nzi kuririmba ndirimbo nyine uko bizi ayo mashuri mutubaza twarayarangiye abanza n'ayisumbuye twarayarangije gusa n'aya kaminuza twarayarangije urimo urantona gusa ntabwo uririmba mbese Ama-G umukundira iki Ama-G uzi impamvu umukunda sinzi nimba ari ujya wiyandikira indirimbo ariko amagambo aririmba ndayakunda abarimo ubutumwa bufasha hari nk'indirimbo yiwe nkunda iriya ajya avuga ngo mana y'isi n'ijuru hagasubira nk'umuntu w'ikiganiro harimo amagambo nyine ngo ni gute ngufata ngo waduhaye igifu ukatwima n'ibigihaza urumva nyine aba afite amagambo nyine wumva nkanjye uba warikubitiye ukuntu wumva nyine hari ubutumwa bwawe Ama-G ahantu hose uri ndakwemera hari umuntu ugukunda uri umuntu umukunda ariko ntabwo bibangamira umugabo iyo uvuze ngo ukunda nk'umuhanzi hoya ntago bimubangamira kuko ntibintwara cyane ngo abone byantwaye gusa mu bahanzi bisi njye nikundira Ama-G muhuye se ni nk'icyo wamubwira duhuye n'Ama-G nkuba aka kanya nkabona arakinguye yarinjiye umva nahita nibagirwa ko ndi kuri kamera ngahita ngenda nkamuhobera nkamubwira ati Ama-G ndagukunda byonyine ibyo gusa nahita mubwira ko mukunda kubwo indirimbo aririmba ariko amashuri mwarayarangije mbese undi wamugani muri iyo ndirimbo ubutumwa buba burimo bugufasha ni ubuhe ni uko nabize bakabuze ubutumwa buba burimo bumfasha nk'aho ngaho abavugiye nk'abantu batagira akazi hari abantu baririmba ugasanga bari kurimba ibintu by'imigani bidafite injyano bidafite icyo bifasha abantu umuntu ujya urimba ukumva ntawe utunganamo cyangwa akarimba ibintu by'ibishego hatse nk'uyu nguyu ari kwigisha iki urubyiruko rw'iki rw'u Rwanda ukumva ni n'indirimbo iguteye isoni kuba wayisubiramo ku buryo n'umwana wayiririmbye wahita ukubitwa agati nk'uyu mwana ibintu ari kuvuga ni iki ni nk'uwese ujya urimba ibintu ukaba ati nk'iyi ndirimbo nyumvanye umwana wanjye ko narira koko
Ntago Patrice navuye ko najya nkunda kuvuga ku bantu. Nese amaji kumuvuzeho. Nyivuze ko mukunda. Nyivuze ko mukunda kandi ntago amaji. Washaka kuvuga amagambo gusa kurya umuntu atakumva umuhanzi wariho. Nose ubwo mvuze nk'amagambo ari mu ndirimbo y'umuhanzi n'ibyakunda. Arabo bahanzi bafite amagambo asa. Okay. Nta kibazo kabisa. Umuntu aririmbye ngo icyuki ngo ndakwica. Tagahungu kanje njyanumva ibyo karirimbye. None ibyo ni ibicuri kuririmba. Umwana wanjye nyine ukumva wapi. Ariko amaji rwose kajya kumva ngo kayira arikora ngo agatungo ngo ngabatungo yacarashize kumva nyine ari kutubwirira abakobwa baza badutwara abagabo bacu. Ubutumwa bwa amaji buragufasha? Buramfasha cyane. Mu bahanzi baririmba gospel nkunda Mbonye. Israel Mbonye. Umuramyi mukuru. Umukundira iki se? Nawe nkunda amagambo aririmba. Nkunda amagambo aririmba. Aririmba amagambo y'ubwenge cyane. Nawe si imigani, si ubutiku. Nyine hari abantu baririmba ubuntu bw'ubutiku utamenye. Hari umuntu ujya wumva ukumva nyine ngo ukumva ubutumwa bimatanga ni ubutiku. Ni ubutiku ukagira ngo hari umuntu mukeba wa nyina ari kubwira. Wikize igisuzuguro ayo warize wayahozwe. Bose babireba ujya wumva ubutumwa atanga mu ndirimbo. Njya ngumva ariko nawe ndamukunda. Nawe ndamukunda kubera ko nimba umuntu. Kono se wajya vanga indirimbo ziza zicyurira abantu. Hari abantu baba barazengereje abandi. None tewe impamvu bira bintu biririmba ni ubuzima bwiwe. Nanjye sinkubeshye mbaye nk'umuhanzi narimba nka bira bintu byatewe. Reka. Ntabwo no Urushyi umuntu warabaye. Yose ari nk'umuntu barakubwiye ngo uzapfa utikamiye nayimbwa. Urumva? Ukazabona woroye inka. Ntoya noneho akabona ucuruje alimentation y'Inyange ni wowe uri kugemura nk'umurenge runaka. Urumva uwo muntu utahita umubwira ati barajya hehe kijuru rito batewe bira binaririmba. Nabyo ni sawa. Nabyo ni sawa. Yakujya hwitura. Arabahwitura akabwira ati njyewe sinapfuye ndacyahari. Okay, babatsareka tugane ku busozo. Ariko dusora utavuze icyongereza wana? Ikinyamurenge nicyo ntavuze. Icyongereza se wakivuze. Ngaho ifuriza abantu umwaka mushya mu kinyamurenge nari. Mu kinyamurenge. Ni nyabikiza wanyu tuzawe nkama mbifuriza umwaka mushya muhire muzogire isho n'ihirwe. Ndabakunda cyane. Abari hanze muze mugira amahoro, muze muhoza amata ku ruhimbi. Timugasaze ntuzawe. Okay, wakoze cyane kutuganiriza byari sawa cyane no utawuzagaruke kuri BigTown TV. Hari ikindi babwira abantu se suza ariko n'umugabo wawe abanagukumbuye nawe uzamwereka ikiganiro. Bobo ndagushohoje. Sikuna kumwita kaye kazina. Bobo. Cyamwita nka bebe nka hani cyane wa murengwe n'undi wanga. Utwo oya? Ukuntu nkunda guteta. Utwo ni ujyo twunyita. Niwo tukita, wese utatumwita. Mami, bebe, ibintu nk'ibyo. Sheri yo ntabwo dukunda kuyikoresha. Sheri nani y'abantu benshi. Byita na sister. Okay. Umubwiye iki subwo? Ndamukunda cyane. Ndamukunda cyane kandi ndahari kubwe igihe cyose. Okay, first sana 078 arya kangahe nimero yawe? 13 3 9 wakoze cyane kutuganiriza no butazagaruke. Yego. Mwakoze cyane kuri cyane BigTown TV mukomeze kunogerwa n'ibiganiro tubagezaho umunsi ku munsi amahoro y'Imana abane namwe. Ciao ciao.